kuganira n'ibyo abantu bari seriye bari serious sinshaka umuntu uza kubizamo mu buryo bwa blague kuko nshobora kurakara hano rwose ngahaguruka nkigendera turumva abantu bigiganiro giye benane bagarahaguruka bakagira ndibaza numvise inkuru ya case sociale ya RSSB kongera umusanzu kukuba kabiri eske barakuba kabiri umusanzu umushara utiyongereye byo bivuze iki je nacyumvise buretse gato hari ikintu cya mbere abantu bitonde hari ibintu twagiye dukora abantu bagaceceka kuko ibintu by'ubukungu mu Rwanda abantu babifashe nkaho ari sakirirego ari ibintu bitaganirwaho wabivugaho narakubwiye ntibibazo dufite by'ubukungu bigiye gutangira ku manifesta ntiyashize imyaka mvuga nti RSSB uburyo ikoreshamo amafaranga y'abanyamuryango ubwabyo ni ibintu bitajyanye n'igihe turimo icyambere ni kimwe niba ufite ubwizigame bwawe RSSB gashora amafaranga mu mishinga yakabaye wowe kuko muri abagenerwa bikorwa wakabaye bona dividend kuri ayo mafaranga rimwe na rimwe hakaba imishinga RSSB shoramo yizwe nabi gahomba ku buryo nkubwiza ukuri kwigiye gishobora no kuzagera hakabura amafaranga y'abapensione iki nicyo kibazo rero nibaza babe clair inteko ishinga amategeko igire gutumiza RSSB ikayibaza impamvu ishobora kuva ko igiye gukuba twumvikana ongera usome iyo nkuru neza kugira ngo abantu babyumve ibi biraba abantu bose bagaceceka no we cannot allow this thing to happen like this none murabagira mute iki ni igihugu cyacu iyi ni issue ikomeye niba ari uko bigenze rero leta nikubira abakozi bose umushahara kuko kuvuga ngo hagiye kwikuba already umushahara nica ntikije muri iki gihe ibi ndabivuga mvugira abakozi cyane cyane abakozi ba leta n'abakozi mu bigo byigenga sibyo Angela Mutabaruka uko biri kose hari umusanzu umukoresha gutangira hari nuva mu mushahara wawe yego barabikubye umushahara wawe ntiwiyongereye kandi urebye ku isoko ubushize naravuze nuko rimwe na rimwe iyo tuvuga ibintu by'ubukungu abantu benshi basigaye barangiritse barikundira byacitse barikunda ibintu byaba ritazanye n'ibindi nk'ibyo ariko issues nk'izi ngizi ziri pressing usanga abantu bake aribo bafata umwanya wo kugira ngo bavuge kuri ibi bintu iyi biragaragara ko hari ikibazo gikomeye RSSB ifite mu micungire ntekereza ko itagenze neza y'imisanzu y'abanyamuryango this is clear bigaragara hari investment zakozwe ntekereza yuko ubwazo zari zimeze nko kwiyahura bakabasha kuyagaruza se binyuze mu gukamura abakozi ndabikubwiza ukuri kugeza no munsi RSSB ishobora kuba iri muri situation idashobora no kuba yakwishyura imisanzu y'abagiye mu zabukuru ni gute wowe urumva ibintu bifite logique kuvuga ngo ugiye gukuba ubwizigame umushahara ukiri wa wundi nese urayakubuye kuyahe urayakuye kuyahe urede abantu bararira ariko ndibaza inteko ishinga amategeko yacu what's wrong ibi ni ibintu mba mugomba guhaguruka inteko bayikubita umubare rigagira izi sindika z'abakozi ziri baringa zirakora iki what is it ibi ni ibintu Angeli simbivuga mwebwe mushobora kuba mutabibona ariko ibintu ni ibintu bigari cyane ko umuntu yatungamo itoroshi umuntu agakubitamo igisitimu kirekire tukareba what is the problem economy yacu ifite ikihe kibazo bimeze bite erega Kensi bureka abanza asome iyo nkuru gato yumve ariko uraza kumva uribaza koko eske batekereza ko are we fools no ntabwo turi ibigoryi turi abantu batekereza inkuru iravuga ngo ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB yego cyatangaje ko guhera muri Mutarama mu mwaka wa 2025 amafaranga y'umusanzu w'ubwiteganyirize abakozi ba leta bajyaga bishyura azikuba kabiri n'abakozi bose saba leta gusirega n'abakozi iyo uvuze gutyo ntago ari abakozi ba leta n'abakozi uzikuba kabiri rero uzikuba kabiri si umushahara uzikuba kabiri icyo nicyo kibazo aha niho mvuga yuko inteko ishinga amategeko yacu ikwiriye kuva mu bintu biri aho ngaho nihamagaza RSSB isobanura impamvu icya kabiri RSSB igomba kurebwa investment yakoze niba zarahombye duhere kuri ayo mazu yubatswe hano ntekereza ko ari igihombo ubwo se n'umugenzi w'imari ya leta uzajyayo ibi ni ibintu bishobora kuba bigenze ashyireho urwego rwigenga ibi ni ibintu birenze kuba n'umugenzuzi w'imari ya leta kuko aho bigeze ari amafaranga ntago ari bashyiraho urwego rwigenga tukajya kubakorera audit Angeli nje navuze ibintu abantu hano baranseka ndavuga nti hari ibintu tujye dukora muri ekonomi yacu twishuka ariko biratinda bikagaragara ndakubwiza ukuri yuko ntushobora gufata ubwizigame bw'abantu ngo ubushore mu bintu ubona bitazunguka ndabisubiramo ayo mafaranga urayatabye ntabwo ari mu kugaruka
ikigaragara hari ikibazo gikomeye cyane narakubwiye nti hari igihe kizagira nabibwiye wowe abantu nuko batajya mu bintu tuvuga rimwe na rimwe bakavuga ngo ariko barabyumva bakaduseka ntabwo ari ukuduseka iyi navuye ko ingari point isaba gutekereza irasaba abantu batekereza eske ikibazo cyihuse ni iki cyabaye kugira ngo RSSB ikube sibyo umusanzu w'ubwiteganyirize inshuro ebyiri mu sharawo wagumye ari wa wundi none se ejo bundi bakuba amassurance y'abamotari babasubije ngo iki ntibavuze ngo nibo bateze impanuka ngo zimaze kuba nyinshi ndabasa ntituze ibi bintu bibiri kubihuza kuko navuze ko twitonda icyo impamvu bihuje mbabura ntubihuze